ngo kumuteranira we mwebwe nose mumva twese twari turi mu biki hano reka nyine mbanze mbabaza ndakwiyambaje dukoze prank Kevin nuko nguko birarangiye babaye inshuti zanjye nyine baje kunzura babaye inshuti zawe ngo baje kugusura simbyanze aberetse inzu bazajya aberetse nyine ariko nk'iki ariko reka mbwiye wa mukobwa uri gateranya miryango abantu bose babaje nose abantu bose baje waruje mwaha kugira mu umva simwe uri manu urano umusazi urano umusazi byararangiye kaye ubundi wowe gute utari umusazi ujya ibintu nk'ibi ngibi ubivanzemo mama kami gute ndamubaje kandi n'umwana mwiza araga ibyo bintu nabikora ariko harana mwiza abahungu baragushoreye babiri yego ko ariko babari subizwa n'itonde utonde reka nkubwire shaka kabisa nera ibi nanga ari aho ukuntu bibutumye ibintu biba birebire mwa What's up beautiful people? Uyu munsi ndagarutse ndetse ngarukanye n'abandi bantu murabibona nabo batangira bakabanza babibwira hanyuma tukabona gutangira iyi plaka tugiye gukora. Hello guys, nitwa Kevin. Je suis Manzi. Nko mwabyumvise rero ngarukanye n'aba bantu babiri turashaka gukorera plaka mu makamba. Ni plaka tugiye gukora mu makamba ariko Naira nawe ntangare abayizi. Usibye ko sinzi ariko reka dutangire. Ubwo plaka rero imeze gutya. Uyu mujizi agiye kuza azana n'uyu mukobwa. Umujizi nyine baraza ntira ghetto avuga ko nikeba mwita manzi uko arakoze kunyutsa. Ubwo araza ambwira ko ashaka ko mutiza nyine ghetto ashaka uno mukobwa agiye kurya cyane agiye umukobwa agiye kumusura. Ninjye bagiye kurya. Iki nicyo kiribwa. Ubwo rero nyine ndashaka kureba uburyo mama Kami yakitwara uyenda abonye nk'undi muntu nyine yazanye umukobwa muri iki gipangu nyine atabizi uko byagenda cyangwa se nanjye namuzanye ariko kuri ubu nanga ari njye wabamuzanye njye natije inzu yiwe ndebe uburyo yabyitwaramo. Ubwo rero tudatinze ngiye kubakingurira base noneho bo binjire njye nagenda ngiye ncunge Naira nyine ahantu ari kugira ngo nyine bitarabura nimara kumucunga mpite mbabwira bazi ngenda shakisha uburyo kineira abona no mukobwa se cyangwa akabona amanzi. Uri DJ ndabandimo ikintu kiriho manzo ze kumfasha sazane byabo oya kereka kubyende yaho ngaho nyine oya turanata. Ubwo reka batatujijishije rata reka dutangire. uri kudutinza umva ikintu kiriho ubwo nubundi Nera byanga bikunda ndabizi karamutse ababonye byanga bikunda mu makamago abagomba kubimenya. Rero icyo rero nicyo mba ndibuze kuba nshaka ko mama Kama bimenye. Rero n'abatindiye mukurikiraniye plaka mumbe hafi dukomeze tubane reka dutangire ibindi reka turagenda tureba uko bimeze. Let's go. Abdimar dufashe y'ijya ubwo sa turuka hanze nanga ari ngombwa asohoke kwa ko tugiye guturuka hano ngiye ndababwira mwebwe mugumeho ndaje muze ndajya mbabwira muze harabanza umuhungu man habanza umuhungu wowe gwino ngiye kumujyana mwinjize mu nzu ndi mubwira ati ikintu ngiye gukora rero ngiye kubwira Naira wenda mutume nk'akantu hari mu nzu yanjye mubwira atagiye ukandebera kano kana agenda arasangamo bari abakobwa arasangamo uri umukobwa ntamusangamo ndabizi ntanga ari bucicike byanga bikunda ahita abibwira mama Kami dukomeze tugende turebe akuna
Umeze gute se? Yani ibiki mbona. Ibikize. Uriya mukobwa winjiye maso ni ibiki? Nyine ni umukobwa none. None se usigaye uzana abakobwa hano? Nugasakuza. Ni umujamani yije wambwiye nyine mutize ahantu yakakirira umuntu. Nyine ndi mu kireke paringa ze yegereye. Kuva ryari si inzu uri kuyikodesha? Ese wumvise mu bintu nkubwiye wumvisemo gukodesha nako ako ni wajya umbabarira. Mu bintu nkubwiye wumvisemo gukodesha inzu cyangwa ubwiye ko ari faveri yansabye. Wese uriya mukobwa umeze kuriya. Ameze ate se ubonye ameze ate? Ni ugamba nk'uko simukunda kumva ukuntu ibintu bimezeho. Ibintu biguma hagati yanjye nawe. Mvanaho ubujajwa n'urwego rwanjye mbabarira mvanaho ubujajwa. Nese ibyo birahura he n'urwego rwa ariko sinzi uko usigaye uteye. Yeni kukubwira ngo ibintu bigume hagati yanjye nawe nta bintu byo kuvanga mu hagati yanjye nawe. Nimba yego komana ariko akuzi ko siko wagiye wumvikana mwana. None se usigaye none se nuriya mukobwa mbonye harimo n'abandi n'ibiki? Ni umukobwa umwe n'umuhungu. Umuhungu wansabye ko namutiza ahantu yakirira umuntu. Kandi nango rwose bamara iminota myinshi mu kanya barabagiye. Ahubwo wowe ikintu ugiye kumfasha ni ukumbikira ibanga ugaceceka. Uyu munsi n'uyu. Kaibu. Rero wa mukobwa nawe nimba asigaye n'ibiki. Kumura mukobwa ngameze uti neza arabona ameze uti. Aheze rero mbonye amubonye. Ubu byanga byakunze nyine barabibwira mu magambo. Kanegereze numve nimba ubundi umfasha. Ahubwo nanjye kino kirahure nuko mba mbona kigize. Asene wagiye uri kuvugishajwe n'ubwo ngubwo. Mana y'isi n'ijuru. Ngo Asma vayo hano. Vayo hano. Nga ubu se Kevin na nuza baramaramo iki hano? Manzi baramara iki hano? Niko Kevin? Nga aba baramara iki hano mu cyumba cyawe? Bari baje kunsura. Ngwiki? Bari baje kunsura. Asuma umuntu usanzwe uza kukureba hano ajya mu cyumba cyawe cyangwa baza muri salo? Nyine numvaga twaganira mwanga. Hanyuma se bihorere mugume muzingaje kumusura se? Baba oya nta kibazo da mbwira. Turi kuganira ikintu turi kuganira. Nanjye Manzi wose ugenda muri uru rugo nawe waje ujya mu cyumba. Muganira icyano niho baganirira. Ejo bundi ntabwo ari wambwiraga ariko Mana y'isi cyakora. Urumva nanjye kubazanira amazi ngo tube tuganira. Nyamara sumana uraho. Ariko nawe bite byawe. Ntabwo cyakushwana na iragiye banza unyumve. Nese gute? Wowe uzanye abashyitsi uje kubashyira mu cyumba gute? Nese ko Nese hano niho baza kuganirira muri ghetto. Yegora. Umvaga dushaka kuganira hano. Muri ghetto sani muri ghetto. Ngo kubatiza ghetto mwe. Asumani niko abwiye neza. Akusenera wagivuga. Ngo mwamutije. Sinkubwiye ngo nabashyitsi basuye. Twakubwiye ko tujya kuganira gusa hari ikindi kintu twakubwiye. Nanjye regana niri ngo tuganire turi batatu. Ese ko we turazanye ku giti cyawe Manzi nawe turazanye ku giti cyawe. Kubera iki? Niba mwari muje gusura Sumani mwarishimiranye mwaramenyanye kuki mutaje muri salo? Yegora. Twashakaga ahantu hatuje. Jewe narinze. Ntabwo bashakaga nyine imiziki nyine. Irihe miziki? Iyo muri televiziyo nyine baba. Asuma amaze kujya nk'umuntu wacanganyikiwe. Gute? Uyu yararangije. Noneho reka bwe nayo. Ntukashinyikire mwana. Urabona nk'ibintu ubukoze wowe nese ubu ngubu ngiye nari nkubwiye ngo ujye guhuruza mabuja ama. None nta kibazo tubyumve ko nta kintu kibi mwakoze ariko murifashe mugiye mu nzu y'ahantu nyir'urugo muziranye nawe nta n'umuvuzi ikisa kigira urugo hano uko nagiye ngo muri ghetto yadutiza nta kibazo. Uyu nguyu ni umwana mu bandi nk'uko waza ukavuga ngo uje gutira kaminzi kabagira urugo ntabwo tuzongera ngo twe tuzi ko birakubangamira ariko nyine ariko rero nuko ari n'umugaheba wishyuza ngaho babazana amafaranga bamaye se inshuti zanjye zari kunyishyura maze tinya imana ko mutamwishyura ariko mana yanjye cyakora we yakabise ko mwabwira ino ni logise nese kandi nanjye nari bijemo nanga ware kuvuga ngo nari mwe mujye kumuteranira muri babiri tumuteranira se dugira itana twa tugiye kurwana mabuja akusuye kugira amagambo ubundi wapi ubwo ntango mbimubwira ntabwo nabonye umukobwa
njye nta kintu kiba ariko nayo none se abantu bose ubonye bamva bagiye wisanaga ari wamubonye uyu muhungu Kiziya nimba yaje mbere yabonye uyu mukobwa agenda rero reka nkubwire reka mbaze nkubwire ntabwo abantu bose baje hano uretse manzi nimba umuntu abiyambaje ngo mwibifata mubikeke ngo kumuteranira we mwebwe nose mumva twese twari turi mu biki hano reka nyine mbaze mbabaza ndakwiyambaje dukoze prank Kevin nuko nguko birarangiye babaye inshuti zanjye nyine baje kunsura babaye inshuti zawe ngo baje kugusura simbyanze aberetse inzu bazajya aberetse nyine ariko nk'iki ariko reka nkubwire wa mukobwa uri gateranya miryango abantu bose babaje nose abantu bose baje waruje ngaha kugira mu kandi twebwe imva samwe wore manu ura no umusazi byararangiye byararangiye kaye ubundi wowe gute utari umusazi ujya ibintu nk'ibi ngibi ubivanzemo mama kami gute Jendi n'umwana mwiza nagite ibintu nabikora. Ariko harana mwiza. Abahungu baragushoreye babiri. Yego ko ariko abana Subizwa n'itonde. utonde reka nkubwire shaka kabisa nera ibi nanga ari aho ukuntu bibutumye ibintu biba birebire mwa ari muri salo n'abana reka twe kubabangamira birasumana ati ngo dutize geto yawe mbenganira n'uno mukobwa n'umushiti wanjye ibi birara bibiri ahubwo ubujyanyemo hano mu nzu bikwikiye yego je nta kintu kibi njya nkora kandi abanga ni inshuti zanjye nari mu byenga dutize tuganiremo gusa nta kintu twari turi kuganira ibintu bisanzwe byubaka ariko bisanzwe birubaka ibyo byubaka mwanagenda mukabiganirira ahandi hatari muri salo haba harimo abana twanze vaho ariko uyu nguyu babujamba aratedeba ariga asoma reka nkubwire reba hariya nabyo kureba hariya siraja fasha unyerekanira bano bavandimwe reka mbaze nkubwire asoma yari plaka ntabwo uri kubona sound jya hano nanjye nkwereke ukuntu ari plaka jya hano mpagaze gute jya hano nyine mpagaze njye aho ngaho uhagaze oya jya hano kujya kamera gufate neza yego ye jya hano asoma niwe kamera ikeneye ubwo mu makami nuko yakitwara nyine asanze yazanye nk'abantu mu rugo rw'utamuka ntako nakwitwara suko nakwitwara ageze ngo wakubonye nta kintu cyari kuba ntabwo ariko nyine nerawe ebana kwigambo umuntu ndamubwira ati mfasha ntubivuge tubabarira mugafunga uko twacorangiza umva ni plaka man nabivuze ko kare batangiriye twebwe muzi ikiganiro kigitangira n'ibizira dukinga nakurwa reka twarangiza ibiganiro se umva muze mwana muze mutagira basohoke byarangiye plaka ubwo nari nabiyambaje ngo mumfashe muri plaka ndayisoje kandi musohoke uko nabisabwaga rwose ko birangira umvaga biri burangire numvaga nyine muri buze plaka twe twarasoje mwakoze kudukurikira muri iyi plaka abantu mwabonye uyu munsi mu makami namukome n'izindi zabanjirije iyi ngiyi mushyire imitima myinshi muri comment mumpe ibitekerezo byinshi bifatika bya plaka bya plaka nabakubita ubutaha reka ngukosorere kuri iyi plaka yawe uzaza n'abantu nazi narabonaho na rimwe nzakwereka amahirwe nuko amasura yazi mama we nari kubakingira naho ngashyiraho n'ingufuri n'ibijyaho nawe ibintu by'amagambo uzabyibura iyo twireka ntabwo watunga abantu babiri mu rugo bose bafite imico imeze kimwe reka uyu mubyeyi dushakira ibirayi hanyuma mbashakira ibirayi dushakira ibirayi gute kwa kundi dushakira ibirayi muri sale uti se nta kintu urusi so abantu mushaka kugabanya ibiro abantu mushaka akanyabugabo nyashi umuti yongera nyashi n'abantu bashaka imiti ya nyashi mujye muri Sunrot muhamagare 0792336510 babahe product zikomoka ku bimera ibintu byo muri product byose ibintu byo muri Sunrot byose birizewe product zabo ni nziza cyane nta muntu uzikoresha akagira ibindi bibazo ahura nabyo hano dufite abakobwa dore bamaye imiti yongera akanyabugabo none musoje plaka nabibyaje umusaruro muri sa
muri Saniroti bagira ibintu byose. Bwarakemangwa. Tugomba kuzaha Kevin inyashi. Rero abantu dukorana muri planka za hano abenshi n'abaturanyi, inzu zacu ziba zimeze gutya. Ubwo rero abantu muzakunda niyo wamubona arimo ukabona aratambutse uramwishimiye, uzatubwire ngo uriya muntu muzamugarure, tuzamugarura mu gihe kizaba gishoboka yabonye akanya. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Murakoze, muturebe mudukunde. Siraje nawe wakoze kumfasha, ndagushimiye.